ubuzima bwiza yewe munyarwanda. gusundi ubwo wowe ni ukubera icyo umuntu aba arimo kukubwira ibintu ntubyumve. ariko se ko muvugira rimwe ubwo ndumva ndendeke ndi. nawe ushyigikiye amafuti mama yaje kundega iwawe se akundegira ngo ngire ute? nyumva neza sinagiye kukurega kwa mama wawe bure namubwiye imyitwarire yawe musaba kuza kukugira inama. mama nizere ko utari bushyigikire amafuti ya Kanzayire ngo nuko ari we waguhuje. umva mwana wanjye ndakumva ngenda kubaza ibibazo bikeya cyane kandi ubinsubize. ngenda gusubiza rwose nta kibazo. hashize igihe kingana iki uzi ko umugore wawe atwite? yamusubize hashize amezi. nsubize hangahe sheri kwa muganga wemeje ko utwite mu kwezi kwa kangahe? bivuze ko utazi ko mu gihe cy'ukwezi kumwe umugore wawe ashobora kubyara kandi akabyara utarishyuye ubwisungane mu kwivuza koko? ariko se amafaranga yanjye ko abyara ndi mama sinafata amafaranga nari kuranguza imari iri bwunguke ngo njye kuyagura imyenda y'uruhinja rukiri mu nda nkaho hari inyungu kizavamo. reka mbese ubwo ngubwo impamvu utitegura kubyara ni uko amafaranga yawe agomba kubyara ndi. nyine urumva nabaye nyakoresha ibibazo byose nzabikemura igihe cyegereje byo gukemura ikibazo kitarageza. ubureshyo rero mwana wanjye si uko nguko bigomba kugenda. ubundi umuntu yitegura kubyara akimenya yuko umugore we atwite. ubwo urabizi mukecuru umunsi umwe yamperekeje ku kigo nderabuzima barabyigishije aho kubyubahiriza ubundi ataha baseka ngo n'abasazi ngo ntabwo ngo bazi bizinesi. bari abantu we wumvaga hari icyo bazi babyuna rwose mbabwire gukorera amafaranga. icya mbere umuryango wanyu ugomba kuba ufite ubwisungane mu kwivuza. wabyumvise? iyo mukimenye ko umugore wawe atwite mugomba kwitegura aho umugore wawe azabyarira. mwaba mutarishyura mitiweli mukayishyura byihutirwa mugategura uburyo umugore wawe azagera kwa muganga agiye kubyara. ubu si byo mukecuru arimo kuvuga ubundi wabiteze amatwi ko ndeba wibereye muri telefone. urabona atari byo ndimo kwandika? mama ratakomeza umbwire byose mbyandike. umugore wahitamo umuntu yizeye kandi yiyumva muzamuherekeza kubyara hanyuma akazabyara bari kumwe icyo gihe. yego mugategura ibikoresho by'umwana. ibyo si byo namubwiye ntimuha amafaranga yo kujya kugura imyenda y'umwana ibigomo dushuka n'ibindi bikenewe ubundi akayanyima ngo azaba yampa. ariko se waretseho wandigiye akabimbwira ko ufite amatwi yo kumva ko Kanzaye. warega bureshya umugore we waramubabaje? yarambabaje rwose. mama mbwira ibindi nsabwa ni ibiki byose ngo mbikemure? umva mufatanya kumvikana uburyo muzakoresha bwo kuboneza urubyaro nyuma y'uko abyara hanyuma mugashaka izina ry'umwana ndetse n'amafaranga y'ingoboka. wabyumvise? kugira ngo bibarinde ingaruka mwaterwa no gutinda kugera kwa muganga ku munsi wo kubyara kuko izo ngaruka zishobora gutera kubura ubuzima bw'umubyeyi cyangwa se n'ubw'umwana cyangwa se bombi. ubyumve mva buretse gato iyo nteruro uvuze bwa nyuma iteye ubwoba mama. none mva babarira rwose ndaje mpite mbikemura sibyo? mitiweli yongeye kudekarara ku irembo aka kanya mpite nyishyura nkoresheje telefone yanjye. Kanzaye twumvikane witegure ejo turazinduka tujye kugura ibyangombwa by'umwana byose bikenewe. wa mugani se ayo mafaranga nshora mu bucuruzi dutunguye yose narayaranguje byagenda bite? isuko yibaze nawe. hanyuma Kanzaye ni uburenganzira bwawe bwo guhitamo umuntu wumva wizeye wisanzuyeho hanyuma akazaguherekeza ugiye kubyara. yewe wumva mukecuru ni ukuri urakoze cyane mubyeyi wacu rwose mwiza dukunda nta n'undi nahitamo atari wowe reka buriya. mama ni ukuri warakoze kuba warabaye umujyanama w'ubuzima pe ni ingirakamaro nubwo uri mu kiruhuko cy'izabukuru bwose ubumenyi wahakuye ni ingirakamaro. ndabyemeye. mugabo nawe mugore mukimara kumenya ko umugore atwite tangira utegura iby'ibanze bizakenerwa mu kubyara nk'aho azabyarira mitiweli uburyo azagera kwa muganga umuntu uzaherekeza umubyeyi yiyumvamo kandi yihitiyemo bashobora no kuba bari kumwe mu gihe cyo kubyara ibikoresho by'umubyeyi n'iby'umwana uburyo bwo kuboneza urubyaro muzakoresha nyuma yo kubyara izina ry'umwana ndetse n'amafaranga y'ingoboka bizabarinda ingaruka zaterwa no gutinda ku munsi wo kubyara bishobora no kubaviramo urupfu rw'umugore n'urw'umwana. ubu butumwa mubugejejweho n'Urunana Development Communication ku bufatanye na Minisiteri y'Ubuzima binyuze mu kigo cy'igihugu cyita ku buzima RBC na Intra Health International muri gahunda yitwa Ingobyi ku nkunga ya USAID.